kasongo ye mumbali nanga kasongo mbona wewe songa libala ye kasongo mbona wewe Ukona uburyo ari umurambi anga umuntu aguze ikibanza cyaba gisa neza cyane umuntu agatucubakamo n'inzu ngira ngo nyine nawe urayibona hano hateye neza cyane noneho umurambi mwiza n'ahantu ha fresh nyine cyane uburazi noneho gukubitamo nka etaje ukayigereka nk'inshuro nka 200 se nuwa wese uruwahe kwambikishijwe ubwo bujipo sera uri kure tureba iki waro sheri waje darapakuru sheri waje ese sheri bano bakunda bona murabera numbaza bituru muri kutureba nyirangare uziyuko nese muko akutangira umva mubona bajyaga bavuga Imana ngirarema ngo byagera igihe ngikanaruhuka tarema se yabuzwa n'iki wewe Imana ikugezeho yibagiwe no kurema abandi bantu ikutindaho kabisa ujye uvuga utamukoza izo ncabasanga murareba umuntu ntaho yinereza oya baratamubwire mujye mushaka ahantu mujya gushinga mureke kuza kudushinga nibereye hamwe na sheri wanjye nibereye hamwe n'umuvandimwe bana biri gusizora bivuga ubusamu cyokora reka dusubize ibindi reka dusubize bamuretse baje gutanguza izo ncabasanga gutanguza izo ncabasanga sinatuje najye mukambwira nagerekano namwe ni mutuze mbabwire urabona niba Imana yarageze kuri uyu ikamutindaho imurema nawe yageze yakugeze iragusondeka kabisa uzi yuko ibyo yagombaga kukurema igushyiraho yabiteruye ikabizana ikabishyira ku byose birakureba usibye ko mugira amagambo menshi ubundi umugore ninde umugabo ni Imana irihangana reba rekera sheri iba yisokorera reka tubareka twikomereze twigire mu birori ubundi birori turabibonye ibirori ni ibi kabisa yani mugendane mu ngo ngewe ngo yaransondetse ngo wowe ngo yagize ubundi se burabari ese nka burabari biteye mu mata nk'isazi bashaka abantu b'ikigezi ibintu by'ibibanza n'inzu bakiragwa ya nyina abantu badafite umumaro babaho inanga ikibanza cyabo yahagaze miliyoni magana yo miliyoni 500 kandi ubwo none nta komisiyo uko yabangana kose umuntu burya yatanga ariko wahashimye nahashimye uri kubona ari heza nanjye n'abaho rero nabo ni beza kandi cyane uretse nuko hari abantu b'amasuku ndetse nk'ubu ngubu bari rebera nka ziriya ncabaduhuye ntabwo turagera ko ari wowe hazi oya ni hafi ubu tugiye kwambuka byibura kurenga nk'umusozi umwe undi umusozi nawe aho none se Karo utambeshye uyu n'umugore n'umugabo muri abagore n'umugabo nanjye ni babona gutyo ntumbaze iyo bari none se muri kureba ibi ariko reka nkubwire none se mwakomeje inzira mwari muri cyo uretse nkubwire wa mugabo ikize jewe ntakubeshye naragenze nabona jewe makatanya ari yasigashyuye no bwa mbere mbonye inzovu mu bantu none se ushatse kubona ubonyirisha ubonye ifite amahembe ubonye ifite umurizo ubonye ifite oya ashatse kuvuga ko njye n'inzovu ni inzovu se ahubwo inzovu umuntu wambaye rinete umusirimu ufite amafaranga umusirimu wambaye inkweto nziza atari nk'izo zawe wagira ngo ni iz'abayede ahubwo se ubu ngubu ba mukerarugendo ubu ngubu yabacitse twebacitse ngaho nimugende no mu kintu utabonye rero si ukukubeshya niba mwabuze ibyo muvuga cyangwa aho mugwa mujye kubakuka mwagiye mukontorora amagambo
bataranatwirukana ahubwo umva ikintu utabona reba kariya kagabo wumvise amagambo kavuze Imana yakimye uburebure irangije igahuza ariko se utararinda amagambo uravuga ngo Karoli ngo ni akagabo se ngo ni Karoli uramubwira iki ngo ni akagabo hanyuma se oya noneho reka nkubaze imvura ko yabuze ngaho genda umanure kuri muremure genda umanure imvura amapari ndayishyura bareke utasibye bivuze utanamukora uzi ko umuntu yamureba no mu mutwe mu bwonko kuba wamureba bose bivuze ahubwo wowe reka nkugire kandi inama wabona mukunda cyane ceceka nkubwire ceceka ngire inama uyu mugabo bashaka kuba ahubwo wowe reka badahinga nkugire ariko inama uremera ko ndi umugabo reka nkugire inama ndakurahiye mu kanya umuyaga ugiye kuza urahita ukugurukana ngo pyu ahubwo hariya hari amabuye ufata amabuye ushyire mu mifuka ajya gutsindagira naho ubundi wowe umuyaga uragukura ahubwo reka nawe umva rero nkwibwire ceceka mbanze musubize niba ubona ko ndi butwarwe n'umuyaga ndahita mfata hasi ariko wose rwakira ariko se aho guhinga wowe uri cyanze kwantu umeze nk'inzira aho guhinga musigaye mugira amagambo menshi cyane dore izi ni za nzerere zisina ahangaha iki gihe utaye ntabwo uri wagiye kugita mu murima cyangwa mu gishanga bajya guhinga ariko ubundi nta mirimo mugira kubera ukuntu mungana nyinzo kureba ukuntu ungana umuhanda se n'uwaswo n'uwa nyoko umuhanda n'uwawe umuhanda n'uwanjye n'uwanjye uyu muhanda n'uwa ndetse leta ndi gukora umuganda leta ninde se bamubwire rero utangora reka dukomeze twigende oya ubu ni ukuvuga ngo nuko twari tukiri kureba ubwiza nyaburanga bw'aka gasozi bw'uyu mudugudu wacu dutuyemo ariko ubundi nk'aho twahageze ubu neza ubu twahageze ese nahagana ni hano dore niko iki gipangu ubu tugiye guhita twinjira twahageze nta kibazo baribara gusa bagira inkuru ntiwarora izina ry'Imana yewe ariko se wewe yumbere yewe wabibi wabyigoreye igicu kugira ngo zamuka zamuka aho ibyo by'imbere y'umuryango yewe nibikiza usunikane ntabwo bamenye wa murumuna wanjye ngo ni Karoli agiye kuza kumusura kandi abwiye ko hari n'abakitsi uraho ari kutuza karane kubura sana ariko se zana abashyitsi bageze hafi ngiye kubugira ibya cupa ngiye kumira ndisizemo mu gice ndisizaho ku meza abajya kigali uragira ngo barisubize dore ibi by'imbere y'umuryango wawe kubaho ariko se ko ndeba uko barakandagira abantu b'i Kigali baba baze urugendo ruraza cyanda umuna wanjye ngo sinahandi banambona mu barambona murahora muraho yego uracyabaho Karoli muraho se yego urujya umugambi gira umugore yego ndamukugeze uraho uraho neza yego amakuru ni meza gira so yego aho ni abashyitsi b'i Kigali ni abashyitsi b'i Kigali ariko se waje ukareba abashyitsi b'abashyitsi abashyitsi dore baje nawe uracyaraho umuntu wenda babasuhuze dore abashyitsi ngaba Karoli yaje ko yahashishira niko se ndavayo urebe ndavayo urebe muraho se ndi kumwe n'abandi bashyitsi hari n'abandi Gosheri ko Karoli ndavayo urebe bazanira agatebe babicaye
bazana agatebe aho bicaye. bazana agatebe. Zana agatebe aho ngaho, zana akabaho aho ngaho baba bicaye. Tuganire. Niko se Nawe se urabona? tuyiruherere. Yego Karoli. Iyi ni ifiriti. Na mayonnaise. Yamaye gawe. None se Karoli. Zana rata. Hariya kose kaziriki aho ngaho kameze nk'akandi zishashi. Nazishakira rimwe. Zimwe zirabanza izindi zigakurikira. Gutera ngo hagana ruguru. Gutera nabi. Tujya tunitera intebe. No. Cyane mbune. Abo murira genda hino rata. Ecuru naza dusuhuze. Mucacu ngana basuhuza abashyitsi wa muntu. Urebe nakantu bakiriza. Ariko se ngwino urebe nakantu bakiriza. Bende ngo namatuma naho gikorana bubingwa nako ngo. Cyangwa cyo umutima hasi. Niko yera. Ende basuhuza abashyitsi ariko urebe n'amazi bazimanire. Urebe n'abase ariko. Dore se mpfuyiru. Yego ndakumva Karoli. Amazi twebwe Kigali amazi twarahaze ntabwo tunywa amazi. Zane ikintu cyo muri burarirwa twimwe. None se izuba inahangaha ko mbona arakaga. Izuba se. Oya, ibiti byanjye buriya mu nzu harimo yaragikemuye mu nzu ngo bafitemo na bubakiye kuri firigo inzu yabo irimo ibona. Bahise banakora umuyaga byanyobeye. Naba bari kumuhereza n'inzu. Ikusi waje kuva no kumuhereza inzu. Kuganira nabo bashyitsi narindi ho cyane. Ariko se Ariko urahabona neza. nuko mbe Karoli. Nuko se ngo uyu ngo ni iki kintu ngo ni igiki? Uyu ni inshuti yanjye. Yego. Uyu ni inshuti yanjye. N'umuntu ntabwo ari ikintu. Asa baramushishi. Ubu hari inkoko nimwe isigaye i Kigali. Zirahari. Ni ukuvuga ngo mayonnaise n'amafiriti turya tubaho neza. Yari ko hirya se ko ndawe kameze nk'ifundi hamba Karoli. Oya, erega se azishokera rimwe. Ariko niko kakiza mu mujyi. Karoli bari kugwa. Itaba mwene wacu. Wagenda bakubwiye gusuhuza umugore wacu maze uguma. Nuko rero ndashaka kukubaza. I Kigali ko hene zabuze nkaba mbona irashashi imeze neza. Irakuranga ngo yimenye icyuri Kigali nyibage. Weho ndabona wayiryana n'uruhu. Utubabarire rwose ibintu byo kurya hano nta kintu. N'uruhu se kandi? Ndabona wayiryana n'uruhu. Hene nge ndabona rwose ihagaze no mu 20. 20. Awida ntago mbagirwa ntago mbagirwa hano ntago mbagirwa. Nuko Karoli nari ndimo ndi kukubaza iriya cence yo hirya ni ya rubanda. Uriya ni ukuvuga ngo ubundi hari ukuntu Imana yabikoze neza. Urumva iyo umwe ari munini imuha mutoya. Urumva noneho wa undi yagera atsikira undi akakomera. Nuko Imana yabigenje mu buhanga bwayo nta wayibaza ngo ese urakora ibi. Ubwo ni ukuvuga ngo iki ni ikibando cya kariya cyangwa se kariya. Oya ni ukuvuga ngo ntabwo kimwe ari ikibando cy'ikindi ni ubwuzuzanye. Ubwo se numvishe neza nk'uko ushobora kuba ukennye ariko hari umukire umwe agenda azamura undi afata undi. None se ubwo mu kinyarwanda kiza gifatika Karoli uyu se ni shobuja ni uyu ni inshuti yanjye. Ni inshuti yawe? Ngenda ndabana. Naho uriya wakabiki? Uriya ni umusheri we. Yabanyita Manuel. Yego. Ni Manuel. Cyangwa se Fisi. Cyangwa Fisi. Kandi ni n'umukire. Umukire ndamurora gutya. Uriya yahashimye. Uriya ni we sheri we se. Ahubwo se Karo. Uyu mugabo wazamuzana nkamugira mu jumba wazahene zanjye. Karoli nkaba nabivuze. Karoli uzangurure. Yewera. Icyakwerekana ni icyakanitoreza dore ko twananize n'ibintu by'ibyanwa bizamukira kugira ngo ntitwanaguwe.
kariya ngo nakabore twagiye imihanda n'imihanda karame uwo ni umugore we uyu ni umugabo uriya ni umugore we ariko se uyu ni umugabo uriya ni umugore ndi umugabo uyu ni umugore wanjye ariko pura gatora none se karo ubwo ngo magambo rero nukurya Kigali turarya yewe nibyo bita Kigali n'amahanga ego wego komana ngwiki arakwapanya utazamubona gutya ayinya ariko cyose nako ko hiti kijya hejuru n'iki urumva Imana ijya kurema yaremagabirema n'umugabo egeka ubambwe Rambo noneho rero Karoli ntabwo ari mwiza Karoli nubwo yaje no kudusuhuza ni babanyacyaro ntabwo ari mwiza rwose ashaka kuba ari mubi ese ubundi buriya si umurozi intangaha umurozi kari buriya nyeruka atari yaroga ariko ari kubyiga wenda wasanga yaraje urabona agasa n'umurozi aho rero nawe twaje ntiyaje kudusuhuza Karoli rero ntacyo turabe inyabingi imeze nk'ibyo oya ntabwo ari nyabingi ni umuntu nyabingi ninde njye ni njye nyabingi oya umunsi gatanga ubwire Karo Karo nubwo njye naje nubwo naje hano ariko njye ntabwo wazanaje rero ukavuga nyabingi kuko njye ngo ni nyabingi Karo bari nk'umwana reka mpande nkubwire yabara bajya kunyicira ahangaha yewe wajijije yabona nkakwereka wakubye no kubivuga koko ngo ni nyabingi ngaha nimubwire Karo mbwira Karo uyu muhungu uyu mukuru wawe nakomeza kunyogeraho oya ariko ntiwongere wowe nta nubwo ubana n'umushyitsi ariko umushyitsi Karoli mbereke ko umushyitsi mwarangiza mukabamo mukuru wawe ni ukuvuga ngo iyo babonye Kigali baba bari kuduhamagara iki ni ikintu ngaho nzanira cya gicuma zana ka kabido njye kubazanira urwagwa Karoli we umva Karoli reka banzanira akajerekani ntakuzana Karoli rero ibintu biri kubera muze noneho rero reka mbabwire Karoli urabizi uyu mugore uramuzi wewe mushaka uranabizi Karoli nyamara